ni mu karere ka Muhanga rurageretse hagati y'ubuyobozi bw'aka karere n'abacuruzi bo mu mujyi wa Muhanga bitewe n'icyemezo bafatiwe kigomeje kubabaza aba bacuruzi bo mu mujyi wa Muhanga, aho barimo barataka batabaza bavuga ko aka karere ka Muhanga kabakoreye ibintu bitari byiza nyuma y'iki cyemezo bafatiwe. Ese abo bacuruzi bo muri aka karere barasaba iki ubuyobozi? Ese ubuyobozi bwo bwatangaje iki kuri iki cyemezo cyafatiwe abo bacuruzi bo mu mujyi wa Muhanga? Ese icyo cyemezo cyo cyaba ari ikihe cyafatiwe abo bacuruzi bo muri ako karere ka Muhanga mu mujyi wa Muhanga? Ibyo byose nibyo tuje kubabwira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niyo mpamvu tugusaba niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abacuruzi bo mu karere ka Muhanga mu mujyi w'aka karere, aho barimo barataka batabaza ko bagomba kurenganurwa n'ibyo bakorewe n'ubuyobozi bw'aka karere ka Muhanga. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye yaba avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Rurageretse hagati y'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga ndetse n'abacuruzi bo mu mujyi wa Muhanga, aho bavuga ko bafatiwe icyemezo kikakaye kigiye no gutuma abantu benshi bicwa n'inzara batuye muri aka karere ka Muhanga bitewe n'icyo cyemezo cyafatiwe abo bacuruzi bo mu karere ka Muhanga mu mujyi wa Muhanga. Ese icyo cyemezo cyaba ari ikihe cyafatiwe abo bacuruzi bo muri aka karere ka Muhanga? Bamwe mu bacuruzi bo mu mujyi wa Muhanga bavuga ko batunguwe no kubona ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bushyira ingufuri ku miryango y'amaduka bakoreramo butabahaye integuza. Ibi rero byazamuye uburakari bw'aba bacuruzi bacururizaga muri uyu mujyi wa Muhanga, aho aba bavuga ibi ni bamwe mu bacururizaga mu maduka aherereye mu mujyi rwagati wa Muhanga. Aba bacuruzi bavuga ko basanzwe bakodesha na ba nyir'amazu kandi ko nta kibazo cy'ubushobozi buke cyatuma batishyura abo bakodeshaga. Gusa bakavuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga butigeze bubamenyesha icyemezo bwafashe cyo gufunga amaduka kugira ngo ba nyirayo bahazamure inyubako zigeretse. Aba bacuruzi kandi bavuga ko bashyigikiye umushinga wo guteza imbere umujyi wa Muhanga ukava ku rwego urimo ukagera ku rundi ukwiriye kuba urimo, nk'uko igishushanyo mbonera kibisaba cyo muri aka karere ka Muhanga. Umwe muri aba bafungiwe iduka yagize ati: akarere kafunze amaduka ducururizamo twaraye twishyuye amafaranga y'ubukode kandi ntabwo twigeze duhabwa integuza y'iminsi 15 ngo yo gushaka aho twimurira ibikorwa by'ubucuruzi twakoraga. Uyu yaje yungerwa na mugenzi we avuga ko kuri ubu barimo kurwana no kubona ayo bishyura inguzanyo babereyemo amabanki. Mu magambo ye uyu mugenzi we yagize ati: ibicuruzwa byacu biri muri ayo maduka akarere kafunze, ubu twicaye mu ngo zacu turimo turashaka uburyo twabiteza kugira ngo tubone amafaranga twishyura amabanki twari tubereyemo umwenda.
Ibi kandi byagarutsweho na perezida w'inama njyanama w'agateganyo Nshimiyimana Gilbert, aho yabwiye itangazamakuru ko arimo kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere bwafashe icyo cyemezo ndetse n'abagize ihuriro ry'abikorera PSF ku rwego rw'akarere kugira ngo basuzume ikibazo cya buri wese muri abo mu buryo bw'umwihariko. Ati ntabwo twafatira ikibazo hamwe, tugiye gusuzuma uko twakemura ikibazo buri wese ashobora kuba afite kandi turabaha igisubizo vuba cyane. Bamwe mu baturage bavuze ko icyo cyemezo cyo gufunga amaduka kifutamye, aho bavuga ko abacuruzi bazemerwa gufungura amaduka ari uko izo nzu zigeretse zuzuye. Bagakwiye kubitekerezaho neza pe, kuko ibyo bakoze ntabwo ari ibintu byiza cyane. Abandi nabo bakoreraga aho ngaho muri ayo maduka bari mu gihirahiro, bibaza uko bagiye kubaho mu gihe amaduka yabo afunze. Hari uwagize ati ubu se turabaho gute se ko badufungiye aho twakuraga imibereho? Ubwo nizere ko bagiye kujya badutunga. Abagaragaza iki kibazo ni bamwe mu bakoreraga mu marembo ya gare ya Muhanga ku muhanda mugari ugana mu karere ka Huye. Igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Muhanga kigaragaza ko abahafite inzu bose bagomba gukurikiza inyubako zigeretse, kuko akarere ka Muhanga kari mu yunganira umujyi wa Kigali. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo gishima ibyo dukora ndetse n'icyo tugira inama y'ibyo tugomba guhinduramo mu makuru tugenda tubaha umunsi ku wundi, kugira ngo ubutaha tuzabahe amakuru meza hano kuri KN Radio. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe.